munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuba wafata telefone yawe mu gihe ufungura connection waba utangiye kuzikoresha zari wenda tuvuge nk'urugero yari gigabyte imwe zigahita zishira uwo mwanya utararangiza gukora icyo wari waziguriye. Tega nkwereke buryo ushobora kuba wasetinga neza telefone yawe kugira ngo connection zitazajya zishira vuba mu gihe utangiye kuzikoresha cyangwa se mu gihe ufunguye data utangiye nyine kugira ikintu ukora kiri gukoreshwe data. Hari abantu benshi bagiye banyandikira rimwe na rimwe bakanamamagara bakambwira ati se bakambaza ati se ni gute nshobora kuba na settinga neza telefone yanjye bityo najya ngura megabyte yaba ari giga cyangwa se megabyte bisanzwe ntizige zishira vuba. Have mbikwereke kino ni ikibazo kinini cyane cyangwa se ikibazo kibangamye cyane ku bantu benshi bakoresha smartphone, ugasanga guze megabyte hari ibintu ashaka kuzikoresha ariko zigahita zishira atarangiza gukora ibyo yaziguriye. Have mbikwereke making sure niba kanze like ngende Magix kandi like hanyuma tugendane. Okay, have mbikwereke ukuntu bikorwa. Ubu nuzajya ugura megabyte zawe ujye ufungure connection gutya mbere yuko utangira kuzikoresha ubanza making sure neza ino nzira ngiye kukwereka. Navuga ngo ubanza winjire muri Play Store yawe. Bazuza unyure hano muri Play Store gutya. Numara kunyura kuri Play Store uhita unyure hano ngiye kukwereka. Uzaza unyure hano ku ifoto yawe hano hejuru ahangaha gutya. Okay, uzaza unyure hano ku ifoto yawe hano hejuru hano ngiye kukwereka. Nurangiza numara kugera hano scrolling umanuka. Uze hano handitse settings gutya. Numara kugera ahangaha hano kuri settings uzajya uhita kandi hano handitse network preference ahangaha gutya. Ngira ngo urimo uragenda ureba neza hano kandi ndimo kugenda nkwereka. Nurangiza mbere yuko utangira kuzikoresha yubanza making sure ni waje ugakanda hano handitse auto updates app. Munsi yaranditse ngo don't auto updates app. Bino bisobanuye iki? Mu gihe utangiye gukoresha megabyte zawe hari application nyinshi ufite zikoreshwa na megabyte mu telefone, iyo uje ugakanda hano handitse don't auto updates app, icyo gihe nta application imwe wemerewe kuba yakoresha megabyte mu gihe utayifunguye. Guys, bikore ku telefone yawe uze ukanda hano handitse don't auto updates app kugira ngo megabyte zawe zitajya zishira utarangiza gukora icyo wari waziguriye. Komeza kandi follow kugira ngo utazagucikwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku telefone yawe.